بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إمام علي بن أبي طالب عليه السلام أرتقيرتي الغنى والفقر بعد الأرض على الله. ubukire nyakuri n'ubukene nyirizina bizigaragaza nyuma y'uko ibikorwa by'umuntu bimaze gushyirwa imbere y'Imana ku munsi w'imperuka. Aya magambo araduha butumwa ki? Ubundi mu busanzwe ubukire cyangwa se bavuga ko umuntu ari umukire igihe yihagije mu byo akenera umunsi ku wundi. Bakavuga ubukene cyangwa se ko umuntu ari umukene igihe atihagije mu byo akenera mu buzima bwe bwa buri munsi. Hanyuma ibi byombi, ubukire n'ubukene, biza mu bice bibiri. Hari igice kibijyanye n'ibifatika mu by'isi, ahashobora kuzamo imitungo, icyubahiro, ubumenyi bw'iby'isi n'ibindi bitandukanye igihe nta sano bifitanye n'Imana. Ibyo byose ni iby'akanya gato, ntibimara ipfa. Umuntu ashobora kurara ari umutunzi bugacya ari nyakujya. Undi akaba yari intiti, umumenyi, umuhanga, umunyabwenge abantu bose batangarira, bugacya atoragura amashashi mu muhanda. Undi akaba yari umunyacyubahiro mu bantu, bugacya ari rubebe. Yewe niyo umuntu abashije kurinda ubu bukire bw'ibifatika mu by'isi, yo akabugumana kugenda kugeza mu gihe cye cy'ubuzima bwe bwa nyuma, byanga bikunze atandukana n'ubu bukire muri cya gihe aba arimo gushiramo umwuka we wa nyuma, akazingirwa mu gitambaro cya metero, agashyirwa munsi y'itaka nk'abandi bose. Hanyuma igice cya kabiri ni igice cy'ubukene n'ubukire mu bijyanye n'iby'umwuka, ahashobora kuzamo ubumenyi budufasha gukura mu by'umwuka, imico n'uburere byiza bigizwe kubera Imana, ibikorwa bitunganye bikozwe kubera Imana, ukwemera guhamye, ubukiranutsi n'ibindi biza muri urwo rwego. Ibi byose bikomeza kugumana n'umuntu na nyuma y'uko yitabye Imana. No ku munsi w'imperuka cya gihe azaba ahagaze imbere y'Imana, azaba ari kumwe nabyo. Gusa nanone hazerekanwe ngo bitewe n'uko buri kimwe cyose umuntu akoze, imyitwarire umuntu yagira iyo ari yose iterwa n'umugambi. Imana ibiha agaciro bijyanye n'umugambi umuntu yabikoranye. Ni nayo mpamvu ku munsi w'imperuka nibwo hazajya hagaragara ngo dore umugambi nyakuri wakoranye iki gikorwa n'uyu nguyu. Uwagiye akora ibyiza kubera Imana, uwo nguwo azaba abaye umukire. Uwakoze ibyiza ariko atabikoze kubera Imana, yewe n'uwagiye akora nabi akitwara nabi, uyu nguyu azaba abaye umukene. Ariyo mpamvu Imam Ali bin Abi Talib avuga ati al-ghina wal-faqru ba'da al-ardi ala Allah. Ubukire nyakuri n'ubukene nyirizina bizigaragaza cyangwa ni nyuma y'uko ibikorwa by'umuntu bimaze gushyirwa imbere y'Imana ku munsi w'imperuka. Turasaba Imana ko mu by'ukuri yaduha ubukire nyakuri kandi ikaturinda ubukene aho buva bukagera. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.